impamvu Bruce Melody yagiye kwa Diamond gukurayo indirimbo bashakaga kugura Diamond wino minsi. Diamond kuri uno munota ari kumwe na The Ben, agatwi ko ntabwo karimo karakora. Igihe gishize bakora bodaboda bishyuye niba ari miliyoni, bishyuye niba ari ibihumbi 15, ubu babishyuze ibihumbi 50 man. Agahita afata urugendo agahita agenda kwa The Ben gura na The Ben. Ibyo biboro Diamond yabikoza bishaka, yabikoza bizi ko arimo arahimukira Bruce Melody. Diamond ababiza abashaka gukasa umuziki nyarwanda mu cyayengi nuko bakora, kubera Diamond azi game batabikoza bizi abarimo arasuzugura abanyarwanda yumva ko abanyarwanda ntacyo tuvuze. Nguhaye ibihumbi 50 byanje, I know you know what it means. I want to buy your brand today. Ndashaka gusura n'indirimbo nawe today. Barabizi ko imiziki yacu twika nukuri kw'imado. Wallahi billahi tallahi ubu ngubu ntabwo ari Diamond urimo uratwikira Bruce Melody, nuko Bruce Melody ariko yibaza ubundi babake. Niyo mpamvu ko Kigali narababwiye ati before you do anything call me. Ngiye mbabwira ibintu kuntu mbabwira ubu ugomba kuzana phrase nk'iyo mu bintu mwandika ukababwira ati ngewe no ku bihumbi 50 byanjye nibi ngibi ndabisabwa, ndabigusaba, ndasaba ko The Ben na Bruce Melody bagurisha imigati, ni wemerewe guhura nabo. Ukakandika muri close uvuye kugura imigati hano kandi ugiye kugura imigati yari ucize mu iduka kandi wongere bagure ya yindi yuri. Nimbi babwira nta kindi cy'influencer kizaza gifite confidence nk'iyanjye muraza kubibona. Chameleone arahi Kigali, wabonye hari igikuba cyacitse twibereye muri bar. Muzi Chameleone w'imyaka 15 ishize yagize Kigali. Nibyo bindi Kamaro yajyaga avuga ati muza muhabagurika ibintu bigwamo mutamuhabagurika ni muza aho biva naho bijya. Muzi Chameleone w'imyaka 15 ishize aje Kigali ukuntu byagendaga. Banyarwanda hari umuntu wari uhari ushobora kumbwira hano akambwira Chameleone imyaka 15 ishize iyo yakandagiraga Kigali ukuntu habaga kavu. Nababwiye the reason why ba Bruce Melody bagiye kugura, bagiye kwishura collabo nuko barimo baragura branding ya Diamond muri iki cyana muri iki gihe kubera bibazaga ko iyo branding yagize valeri noneho irusha igihe cya bodaboda. Branding ya Diamond akora bodaboda yari iri hasi, muri uno mwanya iriho na za Komasava zabaye worldwide. Iyo ugiye gukora na collabo nawe ubu ugiye kugura icyo kintu, ariko ukuntu yakiguze bakiguze ahita kisubiza, yagitesheje agaciro. Bure nicyo bimenyesha kubabona kuri screens hamwe Diamond na The Ben, biba bimenyesha ko kiriya kintu yagurishije Bruce Melody yagitesheje agaciro. Noneho Diamond we ntabwo abikora kubera bo ndabazi, ntabwo babikora avuga ngo ari ugutesha agaciro iki n'iki. Kubera Diamond at the same time niba bava ngaho ngenda kurahira nyesha kure, niba bava ngaho niba bava muri Uganda Diamond ntabwo ashobora gufata telefone ya The Ben. Niba ari muri Uganda hamwe arabizi ko aza kumukoresha kugira ngo abipfobye. Okay, I guarantee you peace of mind. Ngewe umwana azaza sizuri hano mwese Diamond na posting indirimbo ye na Bruce Melody shure cyane. Ingenza atanga amadolari 200 ku mwana azabibona abimproving. We na postinga uscreenshoting ubike. A posting uscreenshoting ubike. Na posting shure cyane. Cyangwa ukamura muri challenge cyangwa ahantu hose wumva indirimbo inshure cyane. Indirimbo bataze 50. Ngewe ubimpe ngenza ahita ngo wallahi nzahita ngo amafaranga. Ntabwo azabikora. Ako ni kamwe atazakora. Diamond The Ben nuko adashobora kuvugisha ukuri. Niba vaho ngaho The Ben wongera uhamagare Diamond umubwiye ati biti ndashaka kugutera salute rebe niba azafata telefone yawe. Ubu ikintu baba barimo barakora Diamond ababiza abashaka gukasa umuziki nyarwanda mu cyayengi nuko bakora. Nanjye iyo game nayikina ngewe ndimo ndashaka gukora ikintu. Ngewe ndumva kubera ndi umunyabwenge ndabizi. Iyo game niyo mpamvu nyizi ko arimo arayikora. Iyo game ngewe nayanza nkakubwira ati Bruce cyahano dukore gutya. Bari abakaritasi bagenda kujya tubatanga imbere. Ako tubakasi kubira ngewe am smart. Iyi fifire ya featuring Bulldog Titi Brown arabizi.
Titi Brown arabizi ndaganye pini Fifira ya bio featuring Bulldog coming very soon. Urumva plus 2550 namwe ndabagize ndabaramukije ako niko kabari karimo karatwika k'abanyarwanda aho ugenda ukafiringa kuri Kigali 888 Serora Longey 888 Serora Longey akabari k'abanyarwanda akabari keza bakita plus 250 plus 250 ahantu ushobora kurya imicopo ahantu ushobora kurya inkoko ahantu ushobora kurya ihene ahantu ushobora kurya ahantu bagusongera ubugari ahantu baguha umunyigi ahantu baguha ibintu byose ukavuga ko uri Kigali ushaka kureba ibyana by'ibikobwa by'Ibinyarwandakazi hariya niho twibera plus 2550 ni 888 Serora Longey urabuhagize twakomeje murabona Fifira ya mwari waravuze ku filma ngo Fifira yabyaranze ngo duma ngura maneginga nabi ngo iki ngo Fifira yabyaranze si ufite indirimbo itwika imihanda Fifira yasi ufite indirimbo irimo iratwika imihanda irimo irabikora je sinjya nanirwa my friend je ndi inkotanyi sinjya nanirwa ubwo Fifira yazaba bana kabibi Umutanzania yaduhemukiye buriya mushobora kwibaza ko oya ibi ntago biri mu ruhande kwa kundi ngo mvugira The Ben ngo mvugira Bruce Melody Umutanzania buriya barashaka kudusubiza hasi koze iyo ndirimbo iza gutwika yari kwiyongeraho izi ndirimbo zirimo ziratwika zaba element hanze tuba dukoza akavuyo murabizi ko Abatanzania batagitwika Wasafi yarasenyutse munyumve Wasafi yarasenyutse Mboso nta kirimo Zucu nangoma za danje afite Rayvan yaragiye Mboso wari uri muri Wasafi ntabwo agikora nkuko yakoraga Rayvan na ndirimbo ze ntizigitwika ibintu byose nibigikora Harmonize sinzi byarimo nawe yatandukanye na group ye sinzi abantu bari barimo muri Konde byose byabaye akavuyo Abagande bifunze kuri politike ntabwo nzi byo barimo Abarundi nabo ngira ngo murabibona Abarundi ibintu bibereyemo uba Abarundi umurundi ufite umurundi w'umunyabwenge niba kwita umunyarwanda emera kubera tumeze kimwe tuvuga ururimi rumwe tumeze kimwe tuvukana kimwe umurundi ni wumva bakubwiye turi umunyarwanda emera ushobora kubona n'akazi wise umunyarwanda wa murundi we Dero Abarundi mwebwe narwo mukeneye kutugira wisharingo cyangwa iki niba kubwira turi umunyarwanda avuga ati yego miniko Rwande burya ibyurya babitwa iba abantu babwire kuri umunyarwanda kuzwe mu yuciye hari no kuri twa ukavuga ati uko uri umucyo ugabwe ati ngende umunyarwanda abantu bahita rwa pisi ugahita bagateye iyo uhagaze imbere y'umunayigeri ukahita babwira abantu bahita bavuga ati banayigeri bahita bavuga ati abanyarwanda twebwe twabavuye abanayigeri basigaye batureba bakavuga ati aha nta kintu dufite tuvuga aba South Africa wabazi kuza kumurasa mu South Africa wiya kubonya ahita yiruka South Africa yakubonya ahita avuga ati kagabo gashobora kunjya gahita yigendera uko tumeze imiziki turayoboye thank you so much Banyarwandakazi kugira ngo nibyo nimubona ibi bintu nimujye mu bintu byo kuvuga urumva hari ukuntu umwarimu yarazaga agatanga umubare ibyana bikajya aho ngaho bikawunanirwa hakaba hariho umwana umwe buri gihe ari buza akahita avuga ati ngewe nawe utoye uwo niwe Dumba Melody yakoze ibintu bya hatari reka dutegereje uno mudomo ndaza kubukubita paka Diamond umugereho bakubwira kwizirika ku kintu nagunze uyu mudomo ndaza kubukubita ufata abanyarwanda ku buryo nta kiririmbo cya Diamond tuzongera gukira mu gihugu cyacu na abimenye ko mu Rwanda you're not coming back you're done mu Rwanda Diamond nagaruke he's done we don't want him as America Chameleone bure Chameleone ntabwo az'abanyarwanda Chameleone yageze kuri airport yanga gusuhuza abantu yagusuhuza abanyamakuru yagira iki Chameleone araza kubura abantu twebwe mu Rwanda ikintu dufite no kubwirana gutya ati wamubonye gasigaye kiyemera wakabonye gasigaye kiyemera
Payaso jya gufana miliyoni naramubwiye kamiliyoni abafana be bari hano, abafana bari mu Rwanda, abafana bari mu Burundi, abafana bari muri Kenya, bari muri Tanzania. Kamiliyoni yifuze mu Bagande, ntabwo azi u Rwanda ruguma rutera imbere. Yibaza ko Kamiliyoni wakera ariko Kamiliyoni dushaka akagera ku kibuga cy'indege abanyamakuru bakamushyiramo kamera, Kamiliyoni akanje kuvugana n'abanyamakuru. Hano mu Rwanda ntabwo dushaka abantu basakuza, hano mu Rwanda ntabwo dushaka abantu batwiyemeraho. Uriyemera mu Rwanda tukakureba gutya nk'imbwa yahazi gufwa, tukakureba yivi urebe ko tari ikintu turimo turamuvugaho. Ubu ngubu ndamufashije ndavuze, ubu mbaye nkaho mvuze. Ubu ngubu mbaye nari nabyihoreye buriya nanga kuvuga Kamiliyoni mbizi ko yabyandakaje ubwo tugera kuri airport Kigali ukavugana n'abanyamakuru. Ubu ndamutwikiye, ubu ndagerageje ndamutwikiye. Bumbaye ndamurabuye nyine ndamubwiye kure yo namubwira ntabwo ari kubimenya. Iyo nayo mubwira Kamiliyoni ntabwo ari kubimenya. But now Kamiliyoni knows. Kamiliyoni nugaruka mu Rwanda, be humble. Abanyarwanda tuba tugutegereje ko ntabwo tugutegereje kwa kundi wabagumeze. Biriya bintu rero ubona The Ben, ariko mwebwe The Ben muramuzi cyangwa ntawe muzi? The Ben niyo ryarya ya mbere ku isi bawo ngo The Ben ngo yabendingiye ngo Diamond ngo yamubendingiye, niyo yamubendingira inshuro 5. The Ben uramuzi? The Ben ashobora kuguhamagara agahamagara nk'umuntu nka The Ben ashobora guhamagara nk'umuntu witwa Faxman original wa wundi ukora kuri ntuza kuri 3D, akambwira ngo haro Faxman ngo njye na Pamela tureba ibiganiro byawe ngo turakunda cyane, ngo Pamela arakunda cyane, ngo Pamela arakunda cyane. Faxman akava mu bye kubu ngo wera afite umukire yamubwiye ati Ben ushaka iki ngiye gukorera ujya Uganda. Agamagara disikira bakambwira ngo disikira, you know my brother, you know my guy, muri no minsi urabona hari utuntu nashaka kugira ngo nkore. It's gonna be massive muri Uganda, none nashaka kugira ngo tujyane agahitamagara Babu. Ubu ndakubwira The Ben ryarya mbi, ubu ryarya bwiza. Uko niko bakora. Aba namakuru bakavuga ati ye niyo mpamvu byo bumva ko iyo bavuyeyo urumva ko sabe hamagara abantu nka 500, iyo bavuyeyo bakagaruka ugasanga bose yibaza ko Umukaritas ari inshuti ye. No, he's not your friend. The guy is not your friend. The guy yakirinze yikishije bugufi kugira ngo mugere ku kintu. That's it. Uretse ko ngo bari mararabukwa, buri munyamakuru yagiye Uganda yavuye afite amafaranga. Buri munyamakuru live yanjye yagarutse muranja he. Bari baramfunge live mbana murajya he ndaza kubaha kaje ndabona ntumbagira ka live every time I turn around man I come tumbagira ka live. What are you gonna back and do? Where are you going? Ngo The Ben azabyi Abakaritas bose bamwe bafite umunwa yaburije niba baragiye muri bisi baragiye bose bari hari, bose bari Kampala, bose abanyamunwa bose bari Kampala. Hasigarana ngewe nimero 5, wigewe mba ndi kuri defense 5. Kumvuga ni ngewe wasigaye defense 5 uracaye. Ubu bamwita Detaye Gabi. Ngewe sintinya kuvuga ko The Ben ari indyarya. The Ben niyo ndyarya ya mbere ariko akaryarya neza. Uzi ko The Ben akuryarya warangiza ukabimenya ko akuryarye ugahita uvuga ati ndabikunze nabyo. Nirwo rwego The Ben afata Eminem akababwira ati ibi bintu ni mwebwe muri murabikora. This is your time, guys. This is your time. I like that song you did. I like that song you did. Urabona element. Akamubisha ubuntu bwo bwo cyangwa ngo your jingle is so perfect. Your jingle is so perfect.
ngo element akumva niwe muntu wadaje, element akumva ni uriho, bitandukanye n'umuntu agomba kubwira ngo wowe nigiye wagukoze, wowe the Benny. Hey, you don't know the Benny. No, mwarayo ngo the Benny ngo yapfukamye ngo Diamond gutya. Iyo arabizi Diamond nibyo akunda. Amukirana n'umwana w'umugande Sentongo. Sentongo doesn't make any mistake. Sentongo ntago shobora kwemera gukora mistake. I told you njyewe Benny mva ahantu hamwe dutekereza kimwe muzi kimwe the Benny duhumekera rimwe. We cannot allow to make mistakes. We cannot. We don't. Ndagufata nkagira gutya. Umunsi umwe kamatera gasitore ka the Benny. Umunsi umwe ubone niba hari umuntu hari umusani abantu bazi umuziki ba hano baramuzi witwa Bebe Cool. Ariko kuba icyo mvuga ibyatira reka mvuga ibi bya kamiliyoni byendo by'ejo bundi. Kamvuga ibi ubu mu gitaramo ubu bashize ubu. The Benny agenda mu kabari, akabari karaho ngaho gahasa cyane Kampala. Kamiliyoni yari yumvishe ko The Benny ari mu mujyi ariko bayagaye ko Kamiliyoni ahantu hagiye agomba kuba hari Kampala. Ahita ahamagara boss w'akabari kamubwira ati turaje aho ngaho. Ariko ikibazo cyaba Kamiliyoni bagenda nk'ahantu mu kabari mu masaha abiri bakabaho barwa bakarwana. So yo hari ukuntu bari abantu bazana The Benny mu Rwanda bazi ko The Benny ari umuntu wibasha cyane, erega bafata nk'umu diaspora. Ariko tinya umuntu bafata nka superstar bakagufata nk'umu diaspora, bakagufata nk'umuntu usa neza n'iki kandi n'ikiwanyi, niba hari ikiwanyi kibabonera. Bakamufata nka iyo wana bari Caritas batwara The Benny Uganda, tinya ukuntu baba baramwarengeka. The Benny ni ikiwanyi. The Benny yarazi ko Alex Muhanja ari umuntu yamugarira, dore iyo bagiye gukora New Year's Groove yarabiza. Ahita hamagara Alex Muhanja akamubwira ati Alex Muhanja, I want you here. Ahita mufata Alex Muhanja yari yaje kuri New Year's Groove. Alex Muhanja yarebye The Benny akavuga ati nukuri kw'Imana ibi bintu ndebe. Urabona hari ukuru byatwikaga New Year's Groove byari ibintu bya danger nyine, n'umuntu uvuye hanze yari ikanze. Bose Alex Muhanja barikanze baravuga kuri Alex Muhanja n'umuntu ufite amafaranga hari ya Kampala, umuntu ukora comedy store, ni umuntu ufite amafaranga menshi ashobora kuyakoresha ikintu cyo cyose ariko kugira ngo ibintu bitwike. Noneho Alex Muhanja agira ishyari ryiza ibyo bintu The Benny yarabizi ko nanjye nabitekereza ukuntu nzi Alex Muhanja. Alex Muhanja n'umuntu twabanye cyane, mugende mushiremo muri comedy store, igana comedy store muraza kumbona wo dumba nagiye kuri za comedy store izo kwaza Alex Muhanja. Njye ntwite kumara igihe kirekire bebe, urumva. Alex Muhanja rero bapanze igitaramo byari ngombwa ko yemeza The Benny, aha The Benny platform akeneye. Nukuvuga ko Alex Muhanja yapanze ikintu cyitwa Serena. Buri tara ryose riri muri Kampala, bararizanye. Buri tara ryari Kampala bararizanye kuri show ya The Benny yari Kampala. Noneho bari abakire bafata The Benny nk'umuntu uri corporate cyane, umuntu wiyubashe, umuntu ni ikirara cya Kicukiro. Ikirara cya Kicukiro hariya mu Gatenga hariya kwa ba Microgene. Dore kwa ba Microgene naha kakabari ka Buriyani kandi kwa ba The Benny haraho inyuma hari akinaga umupira hariya kuri Nuza agenda kwiba amapera akagarama. Ubwo niwe The Benny ndamubabwiye. Noneho bakaritasara ukuntu bagenda bakubaha bakavuga ati arayi. Noneho baramuhamagara bamubwira ati Kamiliyoni arimo araza, ariko ko tudashaka kumwicaza kuri table yawe, aba bantu bakunze gukora ubuvuyo. The Benny arababwira ati ntacyo mumuzane yicare kuri table yanjye, Kamiliyoni ndi umufana. The Benny nuko akora ati ngende umufana wa Kamiliyoni, umufezi. Ababizi kuvuga dayiruka yize. Oya jama The Benny ntabwo ayibona ko The Benny nk'abandi bantu, hari nk'abandi bantu yarangiye kubona ko akwa kuri hejuru, ahita kubwira ati ngewe sinshaka n'umuntu naje na hano turi
barahari abo basitari nyawo murabazi nka Kevin Kade yakurenze nta kintu mwakongera kuvugana ngira ngo Chris Easy muramubona ibintu akora ariko Chris Easy byaramuzimije yararangiye Chris Easy yavuye kuri etape imwe avuye kuri esikariye imwe akagera ku yindi ibisigaye hasi nashaka kumenya uwo ni Chris Easy ibindi mbona babwira ni ibintu mba nzi neza ngo Kevin Kade yavuye kuri etape imwe akajya ku yindi etape aba n'abana nzi n'abana ndeze uwo Kevin Kade ntaza kuba ni muzima mu nyabazi sinabwo yakaba ari muzima hano uwo Kevin Kade yagendeye kuri challenge zanjye abantu bose bamuzi barayizi indirimbo like you nije wayizanye izanwa na challenge yanjye byose ibyo bintu bose baje nukuva ko iyo ntaza kuvuga Kevin Kade umugisha w'Imana yawukishije muri jewe ariko mukarita uretse ko Dumba riragoye kugira ngo nceho biragoye Dumba ngoma ntekereze tape njemba ngomba kwimanura kugira ngo ngane n'aba bana kwimanura mu bwenge kwimanura mu bugoryi kwimanura mu bigoshe baza bazima bagenda babona baza bazamuka bagenda erega gatunda kaje mari ntwika kagenda mari agatunda murakaza ariko agatunda kaje mbona karatwika kaza kanyiyemeraho agatunda iragana twize gurira muri kwe kanyemeraho agatunda tukanywa iwana twakanyweye ndeba uwo ni wo Dumba baraza bagatwika bakahansanga bakagenda badaye ku idarapo ndabanya idarapo bashira mi idarapo ry'i Burundi aho ngaho shout out to Dramati shout out nyewe nkunda umwana ugumiza umwe bakwita kugumiza shout out to Dramati wa Dramati no guru uruzingo ugumije ko nukugumiza ko bavuga ati kukagumye ugumya ko ndakenda mama urumva de Beni bavuga ati uyango bakamiloni bafite akavuyo ntago twabazana kuri table yawe maze bakamiloni baraza kwa de Beni nabwo yabaze no babashakira table hafi y'umuryango kugira niba kora akavuyo basore nakora akavuyo Kamiloni mutarekera ukavuyo ariko Tiger B arabireba arabimenya arahaguruka aragenda kwa kundi yiyorobeka kwa kundi bavuga ngo yapfukana aragenda niyo video ndayifite ndayipostinga nuko nashaka ko mba nabuze ukuntu mbihuza kugira ngo mbibwire abanyarwanda bigire gucya ariko ngewe hari ukuntu kaje gucya kugira ngo mbihuza nahita mbishiraye Tiger B ahise ahaguruka agenda aho Kamiliyoni arapfukama uwo ni we Tiger B ngusubiriremo banyiri kabari basuzuguye Kamiliyoni bamushira hafi y'umuryango Tiger B ahaguruka muri VIP yawe yarije ahita agenda aho Kamiliyoni aragenda arapfukama iyo niyo ndyarya ya mbere kwisi narababwiye rero reka mbabwira abantu bajya bagira gucya ugakurana Tiger B ukaziruka mu gitondo ugasanga ngo wamurakariye ntukazajya umurakarira umuhungu niko kubaho iyi si baravuga only the strong survive my friend iyi si only the strong survive you do whatever it takes kugira ngo ubeho nugenda mwishamba ugasanga ikintu cyitwa lion cyangwa impuza zazi nizigenda my friend rero kigafata igikoko kigenzi cya kikakiruma hano ikanga kurekura ingwe ikanga kurekura kugeza ubwo kigwa hasi kikaryama yarangiza igatangira kugitabagura igakura uruhu ikarya kwisi hano only the strong survive abafite ingufu nibo babaho Tiger B akora igishobotse cyose kandi aca mu mutima mwiza gutya wallahi bikaba
niba akeneye kwicisha bugufi, niba akeneye gupfukamira nde, niba akeneye kubesha nde, niba akeneye gukora iki, gusa ntabwo abikora mu kabari, ntabwo bikoresha umutima mubi, abikora ku neza, agenda gahoro asaba, agenda agira gukekera waka kugeraho. Ariko umuntu ndumva ubwenge mfite nk'ako kantu, hari umuntu ushobora kugatekereza akagahita agatekerezaho nk'uwo njyewe ndarata bro, nanjye ndiyizi, njyewe nshobora kurata umuntu nkagutera umujinya, ariko sinshobora kurata umuntu atagomba kuratwa. Njye sinkurata udakeneye kuratwa. Melody ndamukunda, reka mbabwize ukuri noneho ibintu bijyanye na Melody ndamukunda cyane, ariko Melody wari wanyuma nicara hano ngo nihe ku Melody ngo kereka niba mwe muravuga Melody muri ino minsi ntabwo turimo turumvikana, kandi kugira ngo muvuge umuntu mvugane nawe ntabwo dufite ubushuti bwanjye na Melody, ntabwo bukiri nk'ubwa kera, kandi ntabwo ari ukubera njyewe. Rero aho kugira ngo anze hano musebye, njye ntabwo nzi gusebanya, ntabwo nzi guseba inshuti zanjye. Muri iki gihe njye na Melody urumva turi inshuti, ariko dufitanye beef njyewe nawe yacu y'abantu babiri. So ntabwo, kandi mwibuke ko njyewe kuva kera najyaga na Debeni namuvugaga neza, na Melody muvuga neza. So rero ubu ngubu mu gihe tugifitanye beef birangora kuvuga cyane kuri Melody, koze mbameze nkaho ndimo naryarya tu, mbameze nkaho ndimo, njye ntabwo nzi kuryarya man. So napfuma nicecekera cyangwa nkavugayo duke gutya hano na hano. Nk'ubu ngubu berega ibi biboro byose byatanye ndimo ndavugira Melody man, ntabwo ndi kurya, sinzi kujyaho ngaho mbabaye ngo kandi nanjye kuvuga ngo Melody ngo ararenze, nawe muniga yahitambwira ati iki kiboro ni ikirara, yakira kini kibeshi, iki kiboro ni ibya Melody, nawe yahita bikubwira, nawe niko yakubwira. So rero kuri ko kuri kwanje Melody ntabwo mwanga, Melody ndamukunda, ariko dufitanye beef muri iki gihe, kandi igomba gusorovingwa, twongere dusubire dukore. Uwo ni njyewe niwe duma, njyewe duma, ntabwo njya imboga, ntabwo njya imboga. Ikinwa cyanjye kiranuka man, umutima wanjye nta kintu ntinya, njye natinya ne man. I'm not okay. I'm not scared of what? Thinking when njye nasinze, but like man, njye I'm good. Njye I'm good bro. I'm good bro. Yo, you make my day, of course, why not? Kuba tubonye Diamond ari kumwe n'uno muvandimwe muri Uganda bagiye gukorana na biriya wakomojeho byose byarabaye, kumufana noneho ugitangaza w'umuheza nguni, wahita atangira gutekereza ibindi, kandi na Bruce Melody ahari ushaka kuvuga ko adasinziriye. Twati nk'uko wabivugaga rwose, umuhanzi connection iba gute? Ndumva gutya turi kuvugana bitandukanye nuko nakwandikira chat cyangwa se inbox. Nibyo rero yego, iyo umuntu muri kumwe, iyo connection, uko muganira, uko umwereka project, uko niyo muri kumwe nka kuri akabona igitaramo kinini ukoze, nekereza ko icyatumye The Ben atumirwa muri kino gitaramo agiye gukoramo ari kumwe na ba Diamond ni ukubera icyo yari yakoze nyine cya It's Print, bakabona uburyo kigenza kikaba successful, bibitiza imbaraga. Rero even no kuburi kumwe na Diamond ni umuntu munini, sinzi nimba babonye uburyo The Ben amusuhuza, geste akora biratwereka ko ari umuhanzi munini. Rero niba bari kumwe uri hirya we ntago agomba gutuza, kuko ni nka hari amashyaka birahanganye. Reka nk'urugero ruto kugira ngo byumve, ni nk'uko Rugaju Rigani na David Bayingana, tuvuge bose ni abanyamakuru beza. Rugaju ari kudiringa na company runaka ahantu yitwaje ko ari umunyamakuru munini mu gihugu. Nimba yaratangiye iyo projet akazabona mu boss w'iyo company amaranye igihe na David Bayingana, azavuga ati byanga byakunda aka kazina natigitaga na David agakora kandi nibigira icyo. So mu magambo makeya,
uno Bruce Melody Mm. we ntekereza ko adatuje, Mm. ariko we njye kubera ko buriya showbiz hari ibyo bereka abantu babakurikira nk'abakunzi babo, ariko ari na showbiz realite y'abantu ku giti cyabo, Mm. y'abo bahanzi baba muri ubwo buzima. Nibyo. Njyewe ntekereza yuko ibyo bari buze kuderivaringira bakagaburira sosiyete n'abo bakunzi babo bagira uko babimanaginga, abo babijajinga uko bashaka, ariko Bruce Melody asitikinge n'ubundi ku cyo afitanye na Diamond, kuko n'ubundi ntabwo kuba afitanye proje na Diamond agomba gukupa nyine relationship za Diamond n'abandi bantu. Actually nyine ukagira open mind. Nge Justin gutyo ndi kubyumva kabisa. Urakoze cyane. Uwo yari umufana wa Bruce Melody. Turashaka ubundi umufana wa Bruce Melody azamuke. Amazina uriherereye Kicukiro, amazina yawe? Yitwa Ivan. Ivan, thank you so much. Let me challenge you before I go. Ivan, ngira ngo muramwumvisha ibintu navuze. Ubu ngubu ndashaka undi umufana wa Bruce Melody. Dore Dumba ni ukuri nagukunda nkufata nk'umubyeyi. Murakoze kunkunda. Waretse kumara beams zawe inshuti. Zero work bro. Nzamura reka turebe uyu nguyu nawe. Wowe niba Kesi Rwanda man, like buri ushobora kuba utankurikira. I don't know, sinzi ukuntu ntarimo ndakuzamura cyangwa ufite agatelefoni ka make cyakora request. Hari request nyinshi ariko sinshobora kumenya. Kesi ntabwo ushobora kugushiraho from the comment, buriya telefoni yawe ntabwo iri. The Ben yadusebeje kujya gusuhuza umuhanzi mugenzi we ukamwunamira, uzi ko mvuga nzamura katurebe happy. Muvuge nzamura, uwo nkoraho nkahita nzamura bikemera ndahita muzamura. Reka njye hano mbanze ndebe na accepting zimwe. Mvuga nzamura, Melody nawe mvuga nzamura. Mvuga nzamura, baga nzamura. Okay, ndamufite. So Offman, bakwita Offman. Yes. Ko natari ufite tukwite Godfather. Offman agiyemo ejo uzanzamure nzamura ako ariko ndashaka ubu uri umufana wa Bruce Melody. Umufana wa Bruce Melody, umufana wa Melody. Grace. Wibu. Mbayi. Nese Grace kumeze nkaho. Sebo. Kumeze nkaho utinya kandi uzi. Erega iyo waje isoni uyituzireka, uyituzivamo. Ngiye kunshakira umugabo se. Grace biri hano ntago ari ibintu by'abagabo. Grace ndambabarira. Na angi ibintu biri hano si iby'abagabo. Hano turi mu bintu turimo turavugana tuvuga ibintu bya ba Melody, ba The Ben. Wowe urashaka kuvuga ngo The Ben muramubaza iki se? Grace. Nese uri hano live kugira uri hano live JD turi kubiki? Njye sinkunda abantu bavuga The Ben. Birambabaza. Uje kuvugira The Ben? Yego. Ngaho vugira The Ben Grace, uvuga n'urwawe. Njye niyamye ku bantu bose bavuga kuri The Ben ngo yasomanye n'uriya mukobwa, ntabwo basomanye. Ngwino neza ariko muri bakurebe neza ko ugenda wihisha. Kiragira ari imizigo ari yagiye gukora. Grace nawe arigendeye aravuze ngo ntabwo basomanye.
umufana wa Bruce Melody aze mwongereho manusquare kubera iki ariko kubera iki mwanga abantu for no reason. Grace yarabaye iki? Nzamura Bogari Cedric. Grace nashaka abantu bamuvugire The Ben. Ndashaka umufana wa Bruce. Nzamura andika ndi umufana wa Bruce nkuzamure. Mba. Yo. Anje nitwa Bogari ndi no content creator. Bogari ndakwita sindimo ndakubona ndakwita Godfather. Aya dore ndagaragara ntago mbona. Ese Bogari fata neza kamera turebe kuri Bogari. Nitwa Bogari ahubwo ndi content creator nyine. Uri Bogari? Nitwa Bogari Cedric. Unaweza kwita Bogari? Niryo zina nyine ry'ubu blogger tu. Kubera iki wise Bogari? Nyine. Physically yanjye ari ukuntu bidahura. Ahubwo nyine Bogari uzi icyo bimenyesha ariko? ariko bizaza nyine ndacyakura. Bogari bimenyesha iki? Bogari nyine bisobanura nk'umuhungu nka Bruce Melody nyine. Oya uretse gukoresha Bruce Melody bisobanura iki wowe mu mitekerereze yawe? Kuyange Bogari ni izina nyine rizanunga tu. Iyo mvuze kuta umuntu ni Bogari bisobanura iki? Bisobanura umuhungu nyine w'igisore muremure ushinguye abakobwa bakunda. Hagarara hariya turebe niba uwo muhungu muri na wamugerageza. Ubundi n'abantu bashaka kuba banze ubundi nge mvuga ngo yowe Bogari. Inde? Ndavuga ngo intro ndavuga ati yowe Bogari. Bogari none se chapitre turiho urayivuga hiki? Chapitre nuko Bruce Melody nyine nta muntu wamugereranya nawe. Oya. Buriya nubwo Diamond ashaka kumukina ariko ntabwo bizavamo. Naho se muri kuvuga se kuba kubye na The Ben ijya murusha tubivuge. Oya pani ijya murusha ndashaka nahindimo ndavuga ati uje sangapi? Anje right now kuko live zawe nkunda kuzikurikirana. Bogari nibwo kigwamo. Ariko nyine Dumba. Nje ndabuye gato byose nahita mbivuga kuko byose ndabizi. Niko kazi kanje. Okay, Bogari reka murabure. Reka murabure gatoyo. Nukuvuga ngo sibyo Dumba. Nukuvuga ngo ni ibintu nari napostinze vuga ati Bruce bamukinnye abatanzania bakoranye indirimbo kandi iyo ufitanye indirimbo n'umuntu ubuzi icyo arimo ashaka gukora and then nka buriya buryo Bruce yarakoranye indirimbo akoranye indirimbo na Diamond ni ibintu biba byumvikana ko arimo arazamura nivo. Azamuye nivo. Noneho ugasanga The Ben noneho agiye aho kuzamura nivo Diamond akongera agahura na The Ben muri iki gihe, noneho bibe bishaka kwerekana ko iriya nivo yari yazamuye, noneho The Ben ayiriho kubera The Ben yongeye guhura na Diamond mu gihe bagiye gukorana indirimbo. Urumva kubera nk'ubu ngubu Diamond afitanye indirimbo na Mico The Best. Warubizi? Yego. Ariko ubu ngubu biragoye kugira ngo Diamond yongeye gukorana collabo nande na Mico The Best. Na Mico. So rero agatwiko kari gahari, kari agatwiko ko kuvuga ati Yego. agatwiko kari gahari, kari agatwiko ko kuvuga ati Diamond yakoranye indirimbo
na Bruce Melody na The Ben kera imyaka 5 ishize. So iyo aza gukorana na Bruce Melody muri iki gihe ishobora kuba biraza kumera nka example ngo haye ya Mico the Best. Urabyumva? Indirimbo Diamond yakorana n'umunyarwanda ubu ngubu niyo yabitwika kurusha yakoze imyaka 5 cyangwa imyaka 8 kurusha iya Mico the Best cyangwa ya The Ben. So rero muri uyu mwanya ntabwo biba ari byiza kugira ngo Diamond ahuriremo na The Ben bagaragaza ubushuti kumvikana ko kiriya gikorwa bakoze ari igikorwa cya danje kubera hari ikindi gikorwa cy'undi muhanzi bahanganya ari marazi. Thank you so much. Ibi rero bigoye cyane, birabagoye abantu bajya abantu bijye bibananira. Ngewe ndumva nicyo cyazanye kugira ngo mfate ibintu wibaza ko bikugoye mbikorohereze. Bisa nkuko ibi bintu bisa ari ibintu ushobora korosha kikugoye. Ndabazamura murayije kumenya ibyo ndimo ndavuga kubera umuntu aviriya agatangira akavuga abantu buranditse Ezekiel nikomereze, andike Ezekiel nkomeze Zeki Duma zamura please. Ezekiel wamabyara Kiwarata yego Ezekiel andika Mr. Kiwarata Ezekiel nikomereze Ezekiel. Thank you mamunteye ngufu. Diamond Platnumz na hanu na hamwe yaba no mu mafoto agenda manager we atari muri kamera witwa SK Salam. Ni habaho no muri video ngira ngo mwabonye SK Salam yari ahari inyuma gutya abaza ati uyu nguyu aravuga ati ngiye banyita Alex mwe ko Alex akazi sajja wange Alex no uri bubi, sajja wange Alex uri bubi. SK Salam buriga ko Kigayeri kuri anniversary ya SK Salam abantu bahorana kandi Diamond reka mbabwire Diamond ni wo muntu wa mbere ukunda ikipe ye. Yaba kumubyinnye Diamond ababyinnye yabyina nabo imyaka 20 ishize bose bari hariya Diamond babyinana nawe. Aba manager biwe bose ku murongo bose baba bamusurroundinze. Diamond ni wo muntu uhakado abantu bose akorana nabo. Diamond nukuri kwimana njewe Diamond ntago ashobora kubura kuri anniversary ya SK Salam. Abantu bazi showbiz mumbwiza ukuri mumbwire Diamond ni we muntu wita ku bantu bakorana. Nta muntu ugendana na Diamond ku ruhande hano ngo mu complaining ho nawe uhari. Abantu bazi iryo banga muvuga ati ibyo twari tubizi Dumba. Sinshaka ubu boro buje hano abantu bazi showbiz bashobora kuba barasohotsemo no hanze bakabigira ni bandike bavuga ati Dumba ibyo uri muravuga nibyo. Uvuga ati cyo twari tukizi ko Diamond ni wo muntu wa mbere w'inyangamugayo uri royo ku bantu be batangiranye from day one kuva ku munsi wa mbere abantu ba Diamond bose baracyamuriho bose ku murongo. Yaba babyinyi bro, yaba babyinyi ba Diamond barimo baragendera hano barimo baragenda nibo mubyina nibo bakora ibintu byose nibyo man. Diamond ni wo muntu wa mbere utanga amakado ku bantu bose bagenda na man. Diamond nta kuntu nakumwe Diamond yabura kuri anniversary ya SK Salam nibibaho bidapanzwe. Kanchire w'abatanzania nibwo baza no kumenya ko kunguku niko banzi bababwiye ati jamana yanza mudomo kakaboro reka nkaza niko zirabizi video baraza kubasendinga ati mukarita Salima radushumika hariya mu Rwanda yego kubera banzi inama ya kakano bashobora kutamenya abatanzania bagiye kubabwira ati jamana arimo arabashumika. U Rwanda barukinisha gakera ntaraza ubu basanga y'umutipa ari maso ubu basanga ndi maso. U Rwanda barukinisha gakera ntaraza bro, barukinisha gakera inkotanyi taraza. Bana
nababonye dore imipira twambara mwabonye imipira twambara u Rwanda mwarukinishaga kera mba nababonye nta kuntu na kumwe Diamond yawura kuri anniversaire ya SK Salamu bidapanzwe byose barabipanze bakavuga tuno mu Karitasi afite amafaranga kubera baramwibuka ko Kigayeri cyagihe kuri boda boda ko ari we yapeshe nanone amafaranga yakoze boda boda indirimbo ya Diamond na The Ben baramuzi afite amafaranga none Karitasi baramubona bakavuga ko mu Karitasi agarutse muri sako zacu. The guy is back in our circles akoze ikosa tugiye kumukura ibyinyo. Iyo anniversary ushobora gusanga na SK Salamu anniversary atari anniversary back in his day of birth. I'm pretty sure. Iyo anniversary yo birthday bapanze barayipanze baramubeshe iyo anniversary ntabwo SK Salamu yari karaga twiko bapanze kugira ngo bakure ko Kigayeri amafaranga ko Kigayeri bapanze bazana abantu bakazajya biririmbisha ubuntu umukire afata amafaranga miliyoni hafi 50 mu bubara agenda zispendinga splashinga yego ndabizi ko Kigayeri amafaranga arayafite bari murashamura dutegereje ko mwene wacu amafaranga mushiraho ko Kigayeri dutegereje ko amafaranga mushiraho ngo tumuraba ngo nduma ufite ishari ngewe reka mbabwire ntuzajye umbona ndimo ndakora ikosa ngwino mbwira ati Dumba urimo urakora ikosa uri mwene wacu Dumba ntundeke ngo kubera ngo mbishoboye reka ntundeke ngo Dumba ngo arabishoboye ngo urategereje pe tegereje mfere ubwo ruzazubwe kandi ngo twagize ngo abishoboye ntabwo ari byo numbona ndimo nakora amakosa ndimo ndiroha ahantu ubizi ibyo bintu mbwira ati Dumba ugiye gushira urwaye sida yishe runaka nushira yo nyamuneka reka please ndabigusabye don't dere bimwe muravuga ngo sinzi ngo Dumba ngo ufite ishari ntabwo ari ishari mwene wacu mba namurabuye nguma mbabwira ndi umwana wakuriye muri Kampala ndi umwana watangiye guhaha mfite imyaka 6 street smart ndi umwana wize ko Kigayeri naje kumenya story nkavuga ati ko Kigayeri w'imyaka 16 nako na Dumba w'imyaka 16 abo bantu babiri ntabwo baba bahuye ibi mubimenye ko Kigayeri niyo yaba arakize je n'umukene ariko ko Kigayeri ufite imyaka 16 na Dumba ufite imyaka 16 abantu ntabwo baba bahuye nari imbobo kandi abatanzania they are more like me basa nkanjye niwe ngewe rero mba nakubonye cyane nkavuga ati uno muswera nagiye gobe bise mugongo ugende gucyugire gutya uvuga ati Dumba ndakwanga ariko ibintu uvuga ndabyumva muri migufwa ntabwo bakidushobora kumwe bazana abasud Afrique ntabwo bakidushobora ingira ngo ariko murabona confidence ndivugisha kandi kujagora buri kigo cyose kigomba gutekereza nkanje buri kigo cyose niyo waba ufite imyaka 16 ugomba gutekereza muri ubu buryo murabona kineno ariko mbivugisha ntabwo bakidushobora ayo mafaranga ntabwo bari bakeneye kuyatanga ubu abanyarwanda ni twebwe turidinze ndakubwiye The Ben barimo barayamugarira ahantu hose hariya Chameleone ari Kigali twicecekeye
mugene umusange legendary. Chameleone is there. Chameleone is there. Twicecekeye gendo baze cyane The Ben yakoze Kampala. Ugasanga utuntu ngo n'utwifluencer mbona ko kaguze foni ngo murimo muravuga ubuntu bw'ubugoryi ndabareba muri ibigoryi urumva n'imiziki turayiyoboye. Yes, n'imiziki turayiyoboye. Mba ndi serious by the way, ntago mba ndimo ndakina ibi bintu nimbibabwira nta kindi cy'influencer kizaza gifite confidence nk'iyanjye muraza kubibona. Ukunda u Rwanda nkanje kanarukorera mu bintu mwibaza ko ari ibintu by'imikino my friend mbikishamo, ariko bikagera kuri numbers, bikagera ku mibare myinshi my friend. Ntabwo aba ari imikino. Iyo nkoze ikintu kikaba gisupporting u Rwanda kikagera ku bantu 100,000 200,000 mu byangahe my friend gisupporting u Rwanda, ukabona aho idirapo ry'u Rwanda, wowe usura kwibaza ko ari imikino my friend, biba bigeze kure. Biba bigeze kure. Iki nico bita wowe uzashaka abantu 5 b'influencing, 5 bonyine ubabwira ati kora ukuba bikore. Ubabwira ati kora ukunguku, uvugire mu mutima bikuva mu nda, uhamagara u Rwanda.